inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse. Iyi ni inkuru mbi yamenyekanye kuri uyu wa mbere ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 ahagana mu masaa 5:20 mu mujyi wa Lyon ahari mu gihugu cy'Ubufaransa muri Europe, aho humvikanye inkuru y'akababaro iteye agahinda, inkuru mbi cyane yuko umukozi w'Imana Pastor Claude yamaze kwitaba Imana yavuye mu mubiri. Ni ibintu byababaje imitima ya benshi ndetse bitungura benshi cyane, kuko uyu Pastor Claude ku munsi wo ku cyumweru yari yakoze umurimo nk'ibisanzwe mu itorero ayoboye, ndetse ubuzima bwari bugikomeje n'umudamu we Aline. Kumva abakristo bumvisha inkuru iteye agahinda nk'iyi ngiyi yuko ku munsi wo kuwa mbere Pastor Claude yamaze kwitaba Imana, ni ibintu byagoye benshi kubyakira, ndetse n'ubu tuvugana inkuru ndimo ndayikora abantu benshi ntago barakira iyi nkuru y'akababaro y'urupfu rwa Pastor Claude umukozi w'Imana. Uyu mukozi w'Imana abantu benshi cyane batuye mu gihugu cy'Ubufaransa by'umwihariko mu mujyi wa Lyon bamuzi nk'umukozi w'Imana w'ukuri, bamuzi nk'umukozi w'Imana wafashije benshi muri inzira y'agakiza, bamuzi nk'umukozi w'Imana wagiye ubwiriza abantu iby'ubutumwa bwiza ndetse no kwihana ibyaha bakakira Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwabo, bamuzi nk'umuntu wakoreye Imana adaca ku ruhande. Uyu mukozi w'Imana Pastor Claude benshi bahamenya ko ari muri bakozi b'Imana bake, ndavuga abanyafrika bari mu Bufaransa, bagifite ijambo ry'Imana ry'umwimerere ritarimo gushakisha abantu n'ibintu ndetse n'icyubahiro, ahubwo gutarura intama zazimiye ndetse no kubabwiriza iby'agakiza twahawe rimwe gusa. Byamenyekanye nyuma y'aya masaha yuko Pastor Claude yamaze kwitaba Imana, ariko hari haciye umwanya munini cyane uyu mukozi w'Imana yitabye Imana. No kuvuga ngo ubwo yitabaga Imana ntago ari bwo abantu bahise babimenya bitewe n'urupfu yapfuye, ahubwo haciyeho umwanya munini cyane abantu batarabimenya, yewe n'umudamu batarabimenya. Hanyuma inkuru iza kumenyekana nyuma ubwo madamu we yataga agasanga Pastor Claude yitabye Imana. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe, araruhumurizwa na Kristo, duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe. Uyu mugabo yari amaze imyaka igera muri 15 ndetse n'umuryango we bari mu Bufaransa, ndetse ishobora kuba inarengaho gato cyane. Ubwo babaga inaha muri Kigali, ntabwo turibuze gutinda cyane ku buzima bw'uyu mukozi w'Imana buri kure cyane y'ubuzima bwa Gikristo, kuko abenshi
bamuzi nk'umukozi w'Imana wasengeraga mu itorero rya ADEPR, by'umwihariko abarizwa mu gice cya Kimisagara, aho yakoreraga Imana mu buryo butandukanye ataranimikwa ku bushumba. Nyuma yaho nibwo yaje kujya mu Bufaransa ashakisha ubuzima nk'abandi, ariko nyuma yaho aza kwakira inshingano z'ubushumba, aho yaje no gufungura itorero yarabereye umushumba kugeza uyu munsi wa none. Pastor Claude benshi bababajwe cyane n'urupfu rwe, nubwo urupfu rwose rubabazwa na ba nyir'umuntu cyangwa se inshuti ndetse n'imiryango, ariko uru rupfu ni umwihariko cyane, by'umwihariko ku mushumba cyangwa se ku mukozi w'Imana. Ari nayo mpamvu numva nifuza cyane ko abantu munkurikiye muri abakozi b'Imana mujya mugira umugisha wo gufata mikrofone mukabwiriza ubutumwa bwiza. Iki kintu mucyumve kandi mu gihe agaciro cyane. Byamaze kugaragara cyane, murabizi neza ko ibihugu byateye imbere iyo umuntu yamaze kwitaba Imana ntabwo bahita bamushyingura gutyo gusa, ahubwo habanza kubaho uburyo bwo gukora iperereza kugira ngo habanze hamenyekane icyaba cyishe umuntu, hanyuma niba namushyingura bamushyingura ariko bazi icyishe umuntu. Usibye kuba umuntu yakwitaba Imana yari ari mu bitaro, ariko izindi mpfu zose bisaba ko habanza gukora iperereza, hakabanza akamenyekana neza icyaba cyishe umuntu. Bitewe n'aho iterambere rigeze, ntabwo byoroshye cyane, ntabwo bigoye cyane kuba hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe umuntu uwo ari we wese. Munyemerere rero turebere hamwe icyishe uyu mukozi w'Imana, dukomeza kwihanganisha Aline ndetse n'umuryango wa Pastor Claude, twihanganisha abana ndetse n'abo akomokaho bose. Murabizi ko twese tugira umuryango mugari, usibye kugira abo twashakanye ndetse n'abana. Turihanganisha abavindimwe, ababyeyi be, inshuti n'imiryango. Mukomeze mukomere, kandi rwose ndagira ngo mbabwire ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, nk'uko Yohana yabibwiwe n'umwami Imana. Hakomeza havuga ngo baruhuke imiruho n'imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, ararutse. Shalom, shalom. Oui. Réellement, uko byagenze, rwose ndumva n'umwanzi wabinjiriye. Umudamu akora mu gitondo, umugabo agakora nijoro. Atashye rero mu gitondo yagiye gusiga abana ku ishuri, abana bato, bafite abana bato kuko umwana wabo w'umuhererezi afite imyaka 8, baracyari bato. Agarutse rero uwo mukuru wigaga muri Canada, ariko akaba baramugaruye hano mu Bufaransa, barimo bamushakira ishuri byashoboka batabona externe, bakaba bamwohereza muri interne. Ageze mu rugo nyine avuye gusiga bari abana bato ku ishuri, aje ahura n'uriya mukuru, ntabwo yari yaraye mu rugo. Urabona ko hano abana bose buri mwana afite icyumba cye, ubwo nyine yaraje prepara abo yagombaga guprepara. Uriya mukuru ntiyamwitaho kuko wararakuze kameme, afite 16, ntabwo akigo kubyutsa. Ahura nawe rero nyine aribwo agitaha, ntabwo ari yaraye mu rugo, yumva ko atari yaraye mu rugo. Atangira kumubaza rero aho yaravuye, aho yaraye, n'impamvu yatumye ataraye mu rugo. Umwana nyine
n'uburakari bwose nyine ubwo n'uwo mwuka mubi wahise umwinjirira afata icyuma akimutera mu ntuza muri abdomene sinzi uko bayivuga mu kinyarwanda inshuro 3 ubwo nyine papa we yahise yikubita hasi atangira kuva ntabwo sekuru zahise ziza kuko nta muntu wundi wari uri mu rugo ngo abe yahamagara izo sekuru umwana rero yarahunze yahise ahunga papa we yaguye yahise ahunga umudamu aho akora ntabwo akora kure yo mu rugo mu masaa mbere ya saa sita twavuga ko muri mu ma 11h30 nibwo yaje mu rugo gufata mu gihe cye cya pause kuko yazaga mu rugo bagasangira n'umuryango nyine bya saa sita yaje asanga rero umugabo yavuye yamaze no gushiramo umwuka ubwo muri make yabuze umutabariza yabuze umutabariza nyine umudamu yaje asanga byarangiye amaraso mu nzu yuzuye umugabo we yavuye yanapfuye ubwo nyine guhamagara polisi yasanze byarangiye yego bahita babakura mu nzu nyine barabayevakiwa urugo iwabo barahafunga ubu polisi niyo ifite urufunguzo rwo mu rugo nta n'ushobora kwinjiramo ikiriyo kiri ahandi nuko byagenze agana Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo Shalom fils de Dieu très haut donc ntabwo nakubwira igihe bagereye ino kuko jyewe hashize imyaka 16 mbamenye uriya mwana ni umwana nateruye muri maternité ni umwana narinzi neza cyane ntabwo nzi igihe baviriye mu Rwanda exactement mais icyo nzi cyo nuko hashize imyaka 16 mbazi uyu mwana wari wujuje imyaka 16 ni umwana nateruye ari umwana muto cyane giye bageze hano Lyon nta muntu bazi ntaki yego hari service sociale ariko bari bafite ikibazo cyo kusexprimer mu gifaransa nyine bavugaga ikinyarwanda n'icyongereza hano rero turi muri francophonie ubwo nyine byasabaga ko bavuga ikinyarwanda nkaba nakwinterpreta mu gifaransa voilà nuko nabamenye kandi ikindi cy'ingenzi nabamenyeshejwe nuko ari abantu basenga b'abanyamasengesho voilà hari hakenewe interprete kugira ngo biinstale hano Lyon ikindi kandi ni abantu basenga pe ni abantu umugore ni umunyamasengesho umugabo ni umunyamasengesho ahanini ni nacyo cyatumye tumenyana cyane we ariko ntabwo dusenga mu ntuza la même église oya we yaje kuba pasteur bafungura église nge rero nari ndi muri église nari nsanzwemo kuva kera ntabwo nigeze mpindura ariko twasengeranaga twafashanyaga mu masengesho gufashanya nyine entraider nous soutenir dans la prière jeune prière mu maveye rimwe na rimwe ariko ni abantu nyine tuziranye kandi ni abantu b'Imana pe afite n'umuryango ukomeye aho i Kigali afite bene se kuko hari hashize igihe gito papa wabo apfuye hano yari amaze icyumweru kuva bagarutse bari baje gushyingura papa wabo we n'umugore
hari hashize igihe gito cyane papa wabo apfuye. Basengeraga kwa Masasu, ni nawe kwa Pastor Masasu, niwe wabasezeranyije kuko amafoto ya mariage bajya bavuga kwa Masasu cyane.